mu by'ukuri reka twongere kubasuhuza. Twari tumaze iminsi tutabaganiriza. Uyu munsi rero twaje kugira ngo tubabwire, tugiye kubaganiriza umugabo umwe. Uyu mugabo tugiye kuvuga, reka duse nkaho tuvuga amateka yiwe. Ni umugabo wagize amahirwe yo kuba yahura n'amahirwe, navuga ngo ni umugisha udasanzwe, niyo tugiye kubabwira. Uyu mugabo tugiye kuvugaho amateka ye, yari afite ikibazo cy'umukene butamworoheye, aho ubuzima bwabusaga nkaho bugoranye. Kugira ngo ubwo buzima abusohokemo ukabona ko byari ikibazo kitoroshye. Noneho igihe kimwe uyu mugabo aza kugira amahirwe, abona itangazo. Iryo tangazo ryamusabaga kuba yakwiyandikisha. Yari afite ikibazo cy'ubukene butamworoheye bwugarije urugo rwe. Abiganiraho we n'umufasha we, barangije babifataho umwanzuro. Bamaze kubifataho umwanzuro, arangije bari bariho mu buzima, navuga ko bwari ubuzima butoroshye, bumeze nkaho bariho nanone ariko batariho. Bari abakene nkuko twavuga, bari bari muri kategori ya mbere, cya cyiciro cya mbere cy'ubudehe cyabaga gifashwa buri kimwe cyose. Nta buryamo babaga bafite, ubwo aho kuba ntaho, aho kuba bahinga ngo bashe kwiteza imbere ntahari hahari. Ari urwo rugo rwari ruri mu bibazo bikomeye cyane, yaba ari umugabo yaba ari umugore. Ubwo urumva abana bo, urumva umugabo nimba yabuze ayacira n'ayamira, nawe wibaze ku mugore uko byabaga bimeze. Abana ho ntabwo nakirirwa mvuga. Rero igihe kimwe aza kubona amahirwe, yumva itangazo rivuga ko umuntu wese yemerewe kuba yajya kwiyandikisha. Hari amahirwe yarimo aratambuka, yumva iryo tangazo yuko umuntu uza gutsinda icyo kizamini, ubukene yagira n'abazamukomokaho bose bahita basezera ku kibazo cy'ubukene, navuga ngo by'iteka ryose. Hari ushobora kuba aribwo bwa mbere dukurikiye, ukaba wakibaza ukavuga ati ariko se ubwo icyo kizamini cyari kumuhesha ayo mahirwe? Hari amahirwe ajya akunda kubaho. Bamwe badukurikiye usanga bamwe hari ubuzima abantu Imana ihindurira ubuzima. Bamwe ugasanga hari reka ntange nk'urugero, ugasanga nk'umuntu ashakishirije ubuzima mu gace arimo bikanga. Noneho igihe kimwe byaza kuba ngombwa, burya Imana ifite inzira zirenga igihumbi, ugasanga Imana imusubije mu buryo nawe atatekerezaga. Ugasanga ubuzima bwe burahindutse, ugasanga agiye mu gihe yabagaho yifuza abandi mu kijyanye n'ubuzima bwa buri munsi, ugasanga noneho we agiye kubaho imibereho nawe yifuzwa. Ubwo ndimo ndivugira mu bijyanye n'imibereho y'ubuzima bwa buri munsi. Uyu mugabo rero nawe yari afite ikibazo cy'ubwo bukene butoroshye. Reka mvuge ngo igihe gikwiriye si uko Imana biyinanira, oya, si uko biyinanira, ahubwo igihe cyayo. Iyo igihe kigeze, wowe udukurikiye ubyumve, iyo igihe kigeze cyo gukora kwayo, reka mvuge ngo ni Imana itabaraho rukomeye kandi ikihutira gusubiza umuntu wese. Kandi iyo itanze igisubizo, ntekereza ko yaguhaye igisubizo nta wakuvuguruza. Hari isomo rimwe nkunda cyane riri muri Bibiliya rivuga ngo ni Imana yimika abami ikimura abandi, inyuranye ibihe n'imyaka, iha abanyabwenge ubwenge ndetse ikabaha kwitegereza bakamenya. Ikora uko ishaka kugeza igihe umwami wari ukomeye wayoboye ubwami bwa mbere bwa Babuloni we yaje kuba yayigomekaho, isa nkaho imukubise akanyafu. Ariko aho agaruriye ibitekerezo yongeye kwibuka, ahita abona yuko ikora uko ishaka no mu ngabo zo mu ijuru. Nta muntu ushobora kuyibaza ngo uragira ibiki. Iryo somo riri muri Daniyeli mu gice cyaho cya 4. Rero ni Imana ikora uko ishaka,
ni imana yimika ikimura, ni imana wari ubayeho ubuzima busa nkaho bugoranye, ishobora kumuhindura amateka cyangwa se ikamuha amahirwe. Uyu munsi rero reka twivugire ku by'uyu mugabo. Uyu mugabo yaje kugira ayo mahirwe, noneho ayo mahirwe iryo tangazo aribonye, arangije abiganiriza umugore we. Umugore we arishima avuga ati Imana iduhinduriye amateka, aranezerwa. Urumva nawe ibyo byishimo kubera iryo tangazo. Noneho ikizamini aragenda ariyandikisha ibyangombwa yari abyujuje. Noneho aza gusanga icyo kizamini cyari n'ikizamini cyoroshye, cyari ikizamini cyo kuba we ubwe yagenda agafata, asanga ni ikizamini. Aragenda ariyandikisha, amaze kwiyandikisha, ahari ushobora kwibaza ngo ese ubwo icyo kizamini yaragiye gukora ku buryo yari guhindurirwa amateka we n'abazamukurikiraho n'abana be. Ni ukuvuga ngo generasiyo bari kuzakurikira kuri we bose bakabaho neza. Icyo kizamini ni ikihe kizamini? Ese ayo mahirwe ajya abaho? Navuga ngo yego rwose. Iyo umuntu atabayeho kwibagirwa, gusanga umuntu ayo mahirwe Imana imuhaye aragiye yapfushije ubusa. Reka mvuge ngo ni Imana ihindura ibyanze guhinduka, kandi ni Imana ikora ibitangaza. Nuzumva umuntu atanga ubuhamya akavuga iby'Imana yamukoreye, wowe nimba utabyumva ujya wicecekera, kuko rimwe na rimwe aba arimo aravuga ibyo we azi we ubwe. Sinzi abadukurikiye batwandikire batubwire nimba koko hari ubuhamya baba bazi kuri icyo kintu. Urugero buri wese agenda avuga ikintu yaba azi Imana yamukoreye, nawe ubwe yicara akavuga tumva ahangaha nabonye Imana, ni Imana itabara aho rukomeye. Rero dukomeje ariko reka mvuge ngo ni ukuri turabazirikana, kandi nimuzaza mubona twatinze ntimukajye mugira ngo ni izindi mpamvu. Kiba ari ikibazo tekinike. Rimwe na rimwe ibi biganiro tubagezaho ntabwo ari byo byonyine dukora, tubivanga n'ubuzima busanzwe bwo gushakisha imibereho yo muri ubu buzima. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ubona hasa nkaho haciyemo agahe kameze nka pose, ugasanga iminsi 2 iminsi 3 cyumweru kirashize. Rero mujye mutwihanganira, ariko mujye mwibuka kutwandikira mutubwira ati nyamuneka ibiganiro byanyu nimba mubona koko hari ikintu bibungura, mugire icyo mutubwira. Uyu mugabo rero arangije ariyandikisha ku munsi w'ikizamini, aragenda ajya gutegereza. Urumva ntabwo yari azi ikizamini cyari cyo, gusa yari yahawe amahirwe, kandi asanga ayo mahirwe ibyangombwa arabyujuje. Arangije igihe yagendaga, yagiye yumva yuko bya bibazo byose n'intimba, yumvaga afite icyizere 100%, dore ko navuga ko ibyasabwaga kugira ngo icyo kizamini agikore kandi agitsinde yari abyujuje. Wakwibaza ngo ikizamini yari agiye gukora cyari ikihe? Nicyo tugiye kubabwira twihuse. Uyu mugabo yaragiye, arangije ageze ahagombaga kubera ikizamini, asanga ahabwa amategeko n'amabwiriza asabwa kugira ngo icyo kizamini aze kwitwara mu kizamini neza. Yewe nasanga n'amategeko n'amabwiriza asabwa kugira ngo icyo kizamini umuntu aze kugitsinda, asanga n'amategeko yoroshye. Arangije aza kubona, asanga icyo navuga ngo amahirwe. Ahangaha turi buze kwakura isomo ryahindura ubuzima bwacu, cyangwa se umuntu atarikoresha neza amahirwe umuntu abona mu buzima atayakoresha neza, akamuca mu myanya y'intoki. Nta kintu Imana iba itakoze, kuko ibyo ikora byose bikora kugira ngo ise nkaho igirira neza wowe nanjye. Ni ukuvuga ngo twese tugire neza, ise nkaho iduhindura. Ntabwo Imana inezezwa n'uko umuntu abayeho mu mibereho navuga ko ari imibereho itari myiza, idashimishije. Imana inezezwa n'uko umuntu ashobora kubaho imibereho. Ahari ushobora kuba udukurikiye uri mu bibazo umaze igihe kirekire, wibaza amaherezo y'ibibazo urimo igihe azarangirira, ariko reka nongere kukubwira amagambo y'ibyiringiro. Haracyari ibyiringiro.
noneho uyu mugabo arangije asanga icyo kizamini imiterere yacyo byari ibimasa bigera muri 7. Iki kizamini nacyo ntabwo cyoroshye. Ntugire ngo nyine kugira ngo umuntu agere kuri success, agere ku ntsinzi cyangwa se ku ntego cyangwa se ku nzozi ze, bisaba kwiyuha kuyo. Bibiliya yo ikatubwira ko ntakunda gusoma Bibiliya. Imana yabwiye Adamu na Eva iramubwira ati, Adamu wowe nyuma yuko amaze gukora icyaha kugira ngo ubone icyo kurya, Imana yamubwira ngo gututubikana ko mu maso yawe niko kuzaguhesha umutsima. Nawe nutava hasi nimba uri umugabo unteze amatwi, ukaba ari umubyeyi unteze amatwi, ukaba uri umusore uri umukobwa, ukaba wumva hari inzozi wifuza kugeraho, amahirwe ubona ntuyakoreshe nk'uko bikwiriye ngo yabyaze umusaruro, navuga ngo waba urimo urahusha intego, kandi amahirwe yagucitse kugira ngo yongere kugaruka ntibishoboka. Bimeze nk'amazi yamenetse ntagayorwa. Uyu mugabo yaragiye ikimasa cya mbere barakirekura, bamaze kukirekura aragenda aragifata aragihirana. Urumva n'ubundi imibereho yabonaga ameze nk'aho yari yarashatse urupfu yararubuze, arangije abona ikiza gushobora kuba cyamuhindurira amateka, avuga ati n'ubundi ni urupfu n'urwo mpfuye si rwiza. Aragifata arakinunira rwose. Mu bigaragara hari hasigaye kumvikana sone yuko ikizamini kirangiye yagiheranye. Uyu mugabo nawe rwose ntabwo yari yoroshye. Arangije kuko yari yabwiwe ngo ni ibimasa 7, arafatamo kimwe, ubuzima bwe burahinduka, amateka arahinduka. Arangije aravuga ati ariko ubundi ndimo ndivuna mu biki? Ndi kwivuna mu biki? Ko n'ubundi hari ibimasa 6 bisigaye. Umva ukuntu hari igihe umuntu abona amahirwe ya mbere akayapfusha ubusa, noneho ugasanga ayo mahirwe waba utayakoresheje nk'uko bikwiriye, ugasanga ni wowe navuga yuko ni wowe wizise. Ayo mahirwe arangije aravuga ngo haracyari ibimasa bigera muri 6, kandi hari hasigaye kumvikana kw'isone. Aradohora, ikimasa kiba kiramucitse. Kimaze kumucika, ubwo yibagiwe ubukene yararimo, hajya habaho kwibagirwa mu mwana w'umuntu. Wowe uduteze amatwi, nyamuneka jya wirinda ingingo yitwa kwibagirwa. Ntukajye ukina n'ikintu cyitwa amahirwe, kuko amahirwe ni ikintu navuga cyiza cy'ingenzi mu buzima. Iyo utagikoresheje neza wowe uduteze amatwi ngo kibyaze umusaruro, kiragucika, kandi iyo kigucitse ntago kigaruka. Iyo kigucitse ntago kigaruka. Umva, niyo kigarutse ushobora gusanga bwa buryo kigarutsemo, iyo chance igarutsemo, usanga ifite imiterere itandukanye n'iya mbere. Nimba uzi ko hari amahirwe wowe dukurikiye aka kanya, ukaba uzi ko hari amahirwe ufite aka kanya, nyamuneka reka tukugire inama, vuge ngo komeza ayo mahirwe uyagundire paka ugeze ku ntego yawe cyangwa se kuri success. Imvune bizaba byaciyemo zose ntabwo uzongera kuzibuka, ahubwo uzanezerwa urimo urenjoyinga mu bisubizo bya ya mahirwe akoresheje neza, navuga nk'umusaruro. Noneho uwo mugabo ubwo akimara kudohoka, ikimasa kiramucitse, babakubise ifirimbi igaragaza ko amahirwe ya mbere arangiye. Arangije aravuga ati, atekereza aravuga ati ariko ntacyo, nta mpamvu yo kwicuza, haracyari andi mahirwe agera muri 6 yari asigaye. Ariko ntiyamenya ko amahirwe 6 asigaye, buriya reka mbabwire ngo ibya nyuma bica amazuru. Ibya nyuma biba bikomeye
ntuzifuze kuvuga ngo icyanyuma nicyo ushobora nimba utarabonye intsinzi ku cyambere kugira ngo icyanyuma uzakibonereho intsinzi inshuro nyinshi biragorana. Umugabo arangije sone ya kabiri amahirwe ya kabiri abaraje nabwo aragenda aragundagurana nabwo ameze nk'uwagiheranye arangije ati hari ibimasa 5. ubwo niko amahirwe agenda amutambukaho. Amahirwe ya mbere yatambutse, aya kabiri yatambutse, aya gatatu yatambutse, bikomeza gutyo kugeza igihe amahirwe ya kane yaraje amuca mu myanya y'intoki nabwo ari nka kwa kundi biragenda bigera ku mahirwe. Ubwo ngubwo abadukurikiye harya tugeze ku mahirwe ya kangahe? Amahirwe ya kangahe? Twari twavuze amahirwe ya mbere yamuciye mu myanya y'intoki, amahirwe ya kabiri yamuciye mu myanya y'intoki, amahirwe ya gatatu yamuciye mu myanya y'intoki, amahirwe ya kane niyo turangije. Amahirwe ya gatanu nayo araza agerageza ayo mahirwe. Mwese nimba yananiwe n'amahirwe ya mbere ntazirikana amahirwe ya kabiri, kandi uko amahirwe agenda aza, ubwo ikimasa cya mbere amahirwe ya mbere yari afite, icyo kimasa cyari gifite imbaraga nkeya ugereranyije n'icya kabiri. Icya gatatu nuko umva uko agenda agira ubunenganenzi niko amahirwe agiye amutambukaho kugeza ku kimasa cya gatandatu. Aha ushobora kwibaza tse uyu mugabo yageze ku ntsinzi yiwe, ese amahirwe ya nyuma yayakoresheje ate? Ese yabashije kugera ku nzozi z'icyo yiyemeje icyatumye ajya kwiyandikisha icyo kizamini? Ese ubukene bwe yabusezeyeho? Icyo kibazo wakibaza. Twaje kugira ngo tubamare amatsiko. Amahirwe ya karindwi, wumva ukuntu bitari byoroshye mu mahirwe ya karindwi, kuko yashatse gusa nk'aho akangutse amahirwe ya gatanu, aya kane gutyo agerageje reka akaza ibimasa bifite imbaraga. Noneho amahirwe ya gatanu nuko amahirwe ya gatandatu avuga ati mva no gupfa no gukira. Bigeze ku mahirwe asa nk'aho akangutse avuye mu nzozi, bigeze ku mahirwe ya karindwi. Reka mbamenere ibanga mbabwire ikintu cyabaye kuri uyu mugabo. Reka mvuge ngo iby'uyu mugabo biteye agahinda. Niyo mpamvu navuze ngo tuganire ku by'uyu mugabo, noneho buri muntu wese ahakura isomo rikomeye rishobora kuba ryahindura ubuzima bwe. Aho wajyaga ugira intege nkeya, ugerageze gukoresha amahirwe ufite, we gupfusha igihe ubusa, kuko igihe kimeze nk'amazi yamenetse ntayorwa. Uyu mugabo amahirwe ya karindwi yaje kumugendekera guti? Ifirimbi yaravuze nk'uko bisanzwe, amahirwe ya karindwi haza ikimasa. Ubundi tuzi ko ikimasa cyangwa se inka ubusanzwe igira umurizo n'amahembe. Ubwo reka mvuge ngo iyo miterere y'icyo kizamini yari azi ko uko bisanzwe ariko bimeze. Noneho ubwumva inka ya mbere yaje ifite imbaraga nkeya, ibaza inka yari yaheranye ariko akavata, ariko se ubundi ndigora mu biki? Wagira ngo yari mu kizamini ariko adafite intego. Burya no kubaho imibereho y'ubuzima butagira intego. Hari igitabo cyanditswe n'umugabo witwa Rick Wayne, aravuga ngo ubuzima bufite intego. Nimba udukurikiye ukaba uzi ko nta buzima bufite intego, uri umusore, uri umukobwa, reka mvuge ngo kugira ngo ejo hazaza hawe hazaba ari heza, reka mvuge ngo ni ikibazo gikomeye. Kimasa cya karindwi rero cyaje, icya mbere nta mahembe cyari gifite, ariko ubwo ikimasa kidafite amahembe cyangwa se nk'itagira amahembe bayita ngo iki? Mutwandikire hasi muri comment mutubwire iyo ariyo. Noneho ikindi icyo kimasa kitari gifite, navuga yuko byamuviriyemo gutakaza amahirwe yose yari afite, agera mu mahirwe agera muri 7. Yari yiringiye amahirwe akurikiye ayamubanzi ayabaga afite mu biganza bye. Ikimasa cya karindwi cyari kidafite amahembe, icya kabiri nta murizo cyari gifite. Ubwo kandi kije we avuga ngo ni ugupfa no gukira. Aha niho imibereho yanjye ishingiye, cyangwa se nkakomeza nkagenda nkibera mu mibereho yanjye idashimishije, mu butindi bwanjye nkagenda nkipfira. Yategereje kaza kubona aho yafata, bimubera impfabusa.
abura aho afata, abura byose nk'ingata imenye. Iby'uyu mugabo uhakura isomo rikomeye, nanjye mpakura isomo rikomeye. Amahirwe ufite uyu munsi yabyaza umusaruro. Nimba hari igihe icyo wakagombye gukora ukagikora neza kandi kikagera ku ntego y'icyo wifuza kugeraho, n'uyu munsi witegereze ejo ntago arahawe. Icyo wakora icyo ari cyo cyose, uri umunyeshuri uri ku ishuri, nimba urimo urashaka kugira ngo utsinde, bitangire uyu munsi ugire intego, ukore tide nk'uko bikwiriye, wige nk'uko bikwiriye. Nimba ushaka kuzaba umuntu navuga yuko w'umugabo cyangwa se w'umugore, ibyo ukora byose, nimba ari ukwirindira aha, nimba ari gukora saving, kugira ubwizigame, bikora uyu munsi kugira ngo ejo uzabone kapitali. Ariko nutekereza ukavuga ngo nza saving ejo kugira ngo nzabone kapitali rero ikindi gihe kirenze icy'ejo, ntabwo bizakunda. Naganiriye n'umusaza umwe arambwira ngo uko turimo turagenda tuva, uko imyaka igenda ishira hazi yindi, tuzaza twifuza umwaka tuvuyemo. Sinzi nimba icyo kintu, uko imyaka igenda ishira, imibereho igenda irushaho kugenda igorana, ubuzima bukagenda bwifunga, ubushomeri bukiyongera, ubukene bukagenda bwiyongera. Rero navuga ngo ikintu cyitwa chance cyangwa se amahirwe ufite aka kanya, yakore uyabyaza umusaruro, uzanezerwa cyane, ugeze ku ntego z'icyo waruhiye cyangwa se warwaniriye igihe kirekire. Twasoza rero tubabwira ngo muntu udukurikira ukaba utarakora subscribe, iki nicyo gihe, ibuka gukanda kuri subscribe kandi wibuke gukanda no kunzogera. Ikindi, ibiganiro byacu mwibuke kubisangiza n'abandi inshuti n'abavandimwe babashe kudukurikira, kandi mutwandikire mutubwire uko ibiganiro byacu mubibona, mutubwire ibyo twahindura, mutubwire ibyo twabagezaho, kandi tufate umwanya tunashimire cyane tubikuye ku mutima abantu bamaze gukora subscribe. Ubu ngubu channel yacu igeze kuri subscribe 1000. Urumva navuga ngo ni nk'ikintu gishimishije. Wowe rero waba waramaze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro bijye kugeraho ku gihe, navuga ngo nukuri warakoze cyane, kandi tuzaza tubagezaho ibiganiro byiza. Ntabwo tuzabagezaho bya bindi bitubaka, habo usanga bavugaho ibintu by'amafuti. Oya, twebwe tuzababwira ibiganiro byiza byubaka, bikubaka sosiyete nyarwanda, bikubaka ejo hazaza ha mwene muntu. Rero mwebwe mwarimo dukurikira, reka mvuge ngo ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha. Sawa sawa.